umukecuru ati oya nakubwiraga ntabwo mbizi ariko maybe trust me. Wow, murakiri kumwe n'uwo mukobwa wanyu Odette Uwingabire tugeze kuri part 8 nababwiye ko iyi nkuru izagira ibicu 10. Rero tugeze ku gice kibanziriza cya nyuma aho twasize ku gice cya 8 umukecuru arimo arabaza Fisi karamuze amenye ko ufana ari we wamwibye ibyo kurya kuko nicyo kintu cyamubabaje mu buzima yamubabarira. Fisi amubwiye ko ibyo bishobora kuba bitashoboka ndetse biba ari ibintu bigoye cyane. Umukecuru ati rero ubwo ntabwo umukunda, niba utiteguye kuba wakakira buri kimwe cyose cyaba mu buzima bwawe na Fanny minizi ko ntabwo umukunda. Fisi ati mama ibyo ntabwo nshobora kubisobanukirwa neza gusa none se niwe. Umukecuru amubwira ati yanagiraga ngo kumve neza. Fisi yakomeje gukora research cyane niko gusubiza iwabo wa mugore abwira Fanny ati Fanny ndashaka ko hari ahantu uri buze kumuherekeza. Fanny ati ese sheri uragira ngo nguherekeze he? Fisi ati ni ahantu nyine umuntu ushaka kujya gusura twabonanye kera akantu ushaka kujya kumubaza. Fanny ati kugira ngo nguherekeze njyewe nawe ntajya mumenyera ntabwo uraza. Fisi ati gusa ntabwo wavukiye inaha? Fanny ati oya ntabwo navukiye inaha rero biragoye cyane. Fisi ati wowe nariyemerekeza. Fanny yarambaye ndetse yambara neza mu bijyanye na fiyanse we guherekeza umuherekeje bakigenda ni ukubona binjiye muri rwa rugo rwabo rwa kera. Fanny ati nasezeranyije umukecuru ko nazigera mubwira Fisi ukuri, ubu rero iki nicyo gihe cyanjye ngo niyoberanye. Fisi ntabwo ari bumunanike amenye wowe ndiho mwamfashe dusange nabaye kuko imyaka iyo baragize basanga wa mugore arahari niko kumuhamagara ati wa muhungu uri ushakiye iki kurugo? Fisi ati rega hano hari umukobwa wari umushuti wanjye kera nako wari umwanzi wanjye nashobora kugira ngo ndebe ko hari akantu namusigiye. Umugore ati rubanda nimushire none se uwo muri kumwe? Fisi ati ibi ni girlfriend wanjye none se hari aho muzi? Umugore ati Fisi ati she's my girlfriend ko numva bigutunguye, hari undi muntu uzi bakundana? Umugore ati harya warambwiye ngo uwo mukobwa mwapfuye iki gituma urusha kumuhiga cyane? Fisi ati uwo mukobwa rero naje hano nshonje kubera ko njye narerewe mu bigo narerewe mu muhanda nari mu bigo by'imfubyi naho nageze ati ariko byaragoye cyane kubona n'ibyo kurya byari intambara. Uwo mwana rero umukobwa yigeze kuza hano nje kumusaba ibyo kurya arangije ikintu yakoze kiri basic nuko yambwiye ko batajya bahereza ibyo kurya batinde. Rero nagiraga ngo mwereke ko pasi wenda ntabaye umutinde badafite nanjye nubwo nta biryo mfite byo kujugunyira abatinda ariko ngiye nkunda abakene cyane kubera ko nanjye nahoze ndi umukene. Umugore ati wowe shawara wabaye desi. Fisi ati kubabara gusa ati uwo mukobwa yarambabaje ku rwego rukomeye cyane kandi ikindi nanone yanyeretse ko yampaye imbaraga zo gukora cyane kuko nakoze nzi ko ntazongera gusaba ibyo kurya. Mama nari nshonje icyo gihe ubu ngubu sinyisonza nawe ushaka wambwira ngo tugaburire. Umugore ati ikibazo ni uko uri kuzimurira umuzimu mu ndaro. Fisi ati ntibivuze wuki ese ni wowe? Umugore ati oya sinzi nubwo yaba njye ntabwo umutima ngiye nk'inyamaswa nkugira. Rero umuntu witwa Fanny wahoze utuye hano urumva uri seriye ushaka kumumenya ushaka kumenya haba? Fisi ati cyane. Umugore ati n'uwo mukobwa muhagararanye? Fisi yarumiwe aravuga ati duhagararanye cyangwa n'umwe? Umugore ati nabihakana ntabwo witwa Fanny? Fisi amusori ntabwo nari nzi ko bizagenda gutya, ntabwo nari nzi ko ubuzima bwanjye nawe buzarangira gutya twongeye guhura. Fisi mbabarira ntibimenye ukuri atari byo kukubwira ariko byarantunguye cyane ntabwo nari nzi ko bizagenda gutya. Fisi ati Jesus kubera iki ibintu byose bibi bibaho ari ngiye bigwirira. Umukecuru ati umugore ati